hari ubwo abantu baba bazi ko bakiriye Yesu kandi bataramwakira. Kuba warishimiye ukuntu korari yo mu rusengero rwanyu iririmba n'ukuntu irimo abantu benshi muziranye ukayijyamo ntabwo wakiriye Yesu. Kuba warananiwe gufitinga, warananiwe kujya mu bibina byo hanze habihamba abantu cyangwa bibahembe babyaye cyangwa bigira bite, ukihitiramo kwigira mu rusengero ngo itorero shingiro cyangwa umuryango remezo uzajya ugusura uguhembe nubyara, ntabwo wakiriye Yesu. Sinzi niba murimo kunyumva. Imana ishimwe bene data mukurikira ubu butumwa n'abazabukurikira. Ndabizi y'ubutumwa bunyura ku mbuga nkoranyambaga burebwa na benshi bari henshi hafi na kure mu bihe bitandukanye, ariko turasenga ngo umuntu wese ubwumva uzamufasha. Hari ikintu ushaka kubanza gusobanura, ntekereza ko abantu bibajijeho, ariko ngira ngo ntisobanure ntikizagira umuntu kigora. Hari igihe njya mvuga ubutumwa nambaye kimwe, nkaguma ahantu hamwe, nkavuga inyigisho zitandukanye eshatu ebyiri, kugira ngo abantu bakabibona bakavuga bati se uyu muntu abigenza ate. Ngira igihe kinini cyo gutegura ubutumwa, iyo ndi mu mirimo yanjye ku kazi, iyo ndi mu rugo, iyo ndi ahantu hagiye hatandukanye, iyo ndimo gusenga mu buzima bwanjye bwite nihariye, ntegura ubutumwa. Icyanditswe kimfashije nta kindi mpita ntangira kugiteguraho ubutumwa, ugasanga mu cyumweru mfite inyigisho eshatu enye bitewe n'iminsi nagiye ngerayo gusenga cyangwa n'igihe natindanye n'Imana. Ariko izo nshuro zose ntegura siko njya mpita mbona umwanya wo kuba navuga ubutumwa cyangwa ngo mbone iteraniro mbuvugamo. Iyo mpuye rero n'uyu mwene data ufite iyi online TV, turarikodinga kubera igihe cyanjye gike bitewe n'imiterere y'akazi nkora. Iminota turi bumarane iyo nsanze ari myinshi mvuga ubutumwa nateguye. Yari inyigisho eshatu nkazivuga ntahagurutsaho, yari ebyiri nkazivuga ntahagurutsaho, kuko sinaba mbonye akanya gato ngo nkongeremo gutega amamoto no kujya guhindura imyenda no kugaruka. Ndagira ngo rero bitazagira uwo bitera kutumva ubutumwa avuga ati aha ubu narabubonye. Oya, nubona ishati gusa cyangwa ikanzu gusa ntuzakonfirime ko ubu butumwa wabubonye. Uzarebe iminota bwamaze, urebe umutwe, urebe niba usa n'uwo wumvise, naho ubundi bizakomeza bibeho, kuko ngira akanya gake. Ntago naba ndi mu kiruhuko cya saa sita mfite isaha imwe ngo mvuge ngo nyihanganira gato nkore nibi reka nsubire mu rugo. Ngira nti oya, mpagarara aho hantu nkavuga iyo nyigisho bakayirikodinga, nkongera nkahindura nkavuga indi bakayirikodinga, nkiruka nkasubira mu mirimo yanjye. Muri inshuti zanjye mujye mutega amatwi ubutumwa mutitaye ku bindi. Nge nta bindi nitaho, nagize umugisha wo gukizwa ndi muto nkizwa neza, nta kindi kijya kimbuza kumva ubutumwa keretse ari ubutumwa buyobye butavuga ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Reka icyo nkiveho rero mbabwire ngo uyu munsi umutwe mfite uravuga ngo aho Yesu ageze birahinduka. Uwo ni wo nge nahisemo, ariko niyigisha nawe uri buhitemo umutwe ujyanye n'inyigisho wumvise ukurikije umumaro kugiriye. Yewe naravuze ngo aho Yesu ageze birahinduka. Nawe ushobora kuvuga uti aho impamvu imigisha itaje nuko Yesu yari ataraza. Nawe ushobora kuvuga uti Yesu niwe soko y'umugisha, nakandagira iwanjye nzawubona. Ni imitwe myinshi wariha, ariko aho Yesu ageze birahinduka. Nicyo jyewe byanyigishije. Samweli wa 2 igice cya 6 umurongo wa 1 turagera ngira ngo turagera kwa 13 ngo Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo rwe. Bukeye Dawidi yongera guteranya ingabo zose zatoranijwe muri Isirayeli, abantu 3,000. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe, bava i Bariyuda bajya kwenda isanduku y'Imana yitirirwa rya zina, ari ryo zina ry'Uwiteka Nyiringabo wicara ku bakerubi.
nuko bakura isanduku y'Imana kwa Abinadabu ku musozi bayitereka ku igare rishya, maze Uza na Ahiyo bene Abinadabu bacunga iryo gare rishya. Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduku y'Imana, Ahiyo ayigiye imbere. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe, bava i Bariyuda bajya kwenda isanduku y'Imana yitirirwa rya zina, ari ryo zina ry'Uwiteka Nyiringabo wicara ku bakerubi. Nuko bakura isanduku y'Imana kwa Abinadabu ku musozi bayitereka ku igare rishya, maze Uza na Ahiyo bene Abinadabu bacunga iryo gare rishya. Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduku y'Imana, Ahiyo ayigiye imbere. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose biyerekera imbere y'Uwiteka bacurangisha ibintu by'imiberoshi by'uburyo bwose n'inanga na neberu n'amashako n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga. Bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana kuko inka zari zitsikiye. Maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza, Uwiteka amutsindaho amuhoye icyo cyaha cye, agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye Uza, niko guhimba aho hantu Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyuriwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira umwami Dawidi bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi ahera ko arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bityo. Abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe 6, ahatambira imfizi n'ikimasa cy'umushishe. Maze Dawidi yiyereka imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Amen. Reka twubahe Imana dusenge. Imana ishobora byose itananirwa, uyu munsi turi imbere y'amaso yawe, tuguteze amatwi, nanjye nkuteze amatwi, unyigisha uko nacyura Kristo wanjye mu rugo, uko namucyura mu mutima wanjye, ko namucyura mu bugingo bwanjye, kandi ndabizi ko wamwakira wese byahinduka. Ineza yawe ibane natwe rero dushoboze kumwakira, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusabye twizeye. Amen. Iki gice dusomye ni inkuru ndende, ariko nayikuyemo inyigisho 3. Ndi butinde kuri imwe, ariko izindi 2 ndi buzivugeho gusa. Inyigisho ya mbere nakuyemo ni ubu buryo Dawidi yari umugabo uca bugufi. Bibiliya irimo kumuvugana n'iteraniro rya Isiraheli, ukagira ngo nawe ni umuntu uciye bugufi nk'abandi, ko bahimbaje Imana, akabyina agaca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Uko guca bugufi Imana irakudushakaho, mu gihe turi imbere yayo tukamenya ko ari ifite icyubahiro gisumba cy'abandi banyacyubahiro bose, tukayorohera. Cya kabiri, guhagarara mu nshingano zacu. Biratangira isanduku y'isezerano ry'Imana iri mu igare rikururwa n'inka. Inka zirimo gukurura isanduku y'isezerano ry'Imana. Maze bikajya gusoza habaye ikintu gihindutse, ngo bahisemo yuko igare riba ari ryo riyiheka igakururwa n'inka. Birangiye inka zitsikiye, Uza arayiramira. Inshingano za Uza ntikwari ugushorera igare rikururwa n'inka riri mu isanduku y'isezerano, kwari ugufata isanduku y'isezerano akayiremererwa we n'abandi batambyi. Ariko ko batakoze icyo bagomba, ko batashyize ku bitugu kandi ari wo murimo wabo, baba basirimu, natwe bijya bitubaho, bakora ibigezweho, bahitamo kuyishorera. Imana itsikiza inka kugira ngo ibereke ko bishe inshingano, maze ngo ihasumirira Uza ashaka kuyiramira imutsindaho. Kandi ikikubwira ko Uza yazize iryo kosa nuko bagarutse ku murongo wa 14,
ku murongo wa 13 ngo nuko byagenze bitya abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe 6 ahatambira imfizi n'ikimasa cy'umushishi. Uwo ni Dawidi. Ariko noneho bahetse isanduku y'isezerano ry'Imana batayishoreye batayiri imbere ahubwo bayihetse. Dukwiye kuba mu nshingano zacu tugaheka isanduku y'isezerano ry'Imana. Dukwiye guheka amasezerano. Dukwiye kubabazwa n'amasezerano yaba y'igihugu, yaba y'itorero, yaba y'umuryango wanjye cyangwa wawe, yaba yawe bwite, ni wowe uzayaheka. Nushaka ko akururwa n'inka ari mu igare zizatsikira kandi nuyaramira Imana izagutsindaho. Niba Imana iguhagurukije ngo usengere igihugu ukaba ubigereka ku bandi ni akaga. Niba iguhagurukije ngo uhagararire umuryango wawe w'ambasaderi yawo uwuhuze nijoro ukaba ubirangayeho, Imana ikubabarire. Ariko iyi nyigisho ya mbere yikomeye, kudaheka isanduku y'isezerano ry'Imana nibyo byateye inka gutsikira. Ubundi se kuki inka zatsikiriye icyarimwe? Zatsikiriye icyarimwe zirenzemo, kwari ukugira ngo Imana yigisha abantu bayo ko batari mu nshingano zayo. Inyigisho ya gatatu rero yamfashije ari nayo nshaka yuko twibandaho ni umurongo wa 11 uvuga ngo imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3 kandi Uwiteka ahumugisha Obededomu nabo mu rugo rwe. Bukeye babwira umwami Dawidi bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi ahera ko arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishimye. Iyi sanduku bayinyujije kwa Obededomu nk'abavuga bati turekere itica undi mutambyi. Dawidi yatinye kuyicyura mu rurembo rwe, itica abahungu be, itica abakobwa be, itica abagore be, itica abagaragu be. Sinzi icyo bahoye Obededomu, ariko ahari baravugaga bati we yiyeranje mama. Obededomu rero ashobore kuba yarashuje abantu bose ubwenge wagakiranuka akamenya icyo Imana izirana nacyo ko ari icyaha. Ndatekereza ngo koko yarahatashye afite amakuru yuko Uza yapfuye ko yaguye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli na Obededomu ashobora ko yarahari Uza hari. Niba ataranahari iyo nkuru yarayimenye. Uko biri kose yamenye impamvu isanduku y'isezerano ry'Imana idacyuwe mu rurembo rwa Dawidi ikabibanze gusubikirwa iwe. Bishoboke ko uwo mwanya yawukoresheje yihana, yiyeza, atamba ibitambo, ategura umuryango wati twakiriye Imana mu kiranuke hatagira uhagwa. Bagakora ibyo bagomba gukora mu mezi 3. Mutekereze kuri iki kintu cy'umugisha. Isi ikawubonesha amaso ikamenya ngo uyu mugisha wazanywe n'isanduku y'isezerano mu mezi 3 gusa. 6 si umwaka, si 2, amezi 3 gusa. Amezi 3 amatungo aba yabyaye mu mezi 3 ni make cyane amatungo abaho. Amezi 3 umuntu ntabyara. Amezi 3 inka ntibyara. Amezi 3 imyaka yaba yeza ako kanya nayo sinzi yariyo, baba bararimye bagacoca bagatera bakabagarika bireze mu mezi 3. Ariko tekereza kuri uwo mugisha wagaragaye kwa Obededomu mu mezi 3 yonyine, kandi abantu bakabibona bakabimenya ngo uyu mugisha uzanywe n'isanduku y'isezerano ry'Imana imaze iminsi muri iyi. Sinzi iminsi wabanye na Yesu, ariko iyo umufite urabyumva ko umufite. Yesu ahuye n'abigishwa be ngo bajya kuri Emawusi, baganiriye nawe bananirwa gutandukana nawe. Baramuga bati se waje tukajyana. Bari kumwe nawe ngo amanyu uyu mutsima baramumenya, ariko aburira mu maso yabo ngo bahita bahindukirana baravuga bati ntimwibuka igihe twaganiraga ukuntu imitima yacu yari nezerewe. Niba utaranabonye amafaranga ijoro Yesu arari wawe, niba utaranabonye urubyaro ijoro Yesu arari wawe, ariko umutima wawe warayinezerewe kuko Kristo n'uburuhukiro. Haleluya. Uyu mugoroba ndashaka kubabwira ngo aho Yesu ageze birahinduka, nta bisiga uko biri. Ntabwo Yesu ubwo nturamwakira, ubwo ubona nta kintu gihinduka nturamwakira. Hari ubwo abantu babazi ko bakiriye Yesu kandi bataramwakira. Kuba warishimiye ukuntu korari yo mu rusengero rwanyu iririmba n'ukuntu irimo abantu benshi muziranye ukayijyamo, ntabwo wakiriye Yesu.
kuba warananiwe gufitinga, warananiwe kujya mu bibina byo hanze habihamba abantu cyangwa bibahembe iyo babyaye cyangwa bigira bite, ukihitiramo kwigira mu rusengero ngo itorero shingiro cyangwa umuryango remezo uzajya ugusura uguhembe nubyara, ntabwo wakiriye Yesu. Sinzi niba murimo kunyumva. Bikimeze bityo uzaba mu rusengero ubane n'abantu bishimye utishimye. Ntubyitiranye ibyo, ntubyitiranye n'isanduku y'isezerano ry'Imana kurari wawe. Ibyo bintu ntubyitiranye na Yesu kurari wawe. Yahuye na Zakayo ni Luka igice cya 19 umurongo wa mbere nko kugeza ku wa 10. Aho hantu mwahasoma. Zakayo yari afite amatsiko yo kureba isura ya Yesu. Yurira igiti, yumvaga hari yaravuzweho byinshi. We yari umupagani, umukoresha w'ikoro, uciwe mu muryango wanzwe, abantu bareba nabi, ariko aravuga ati cyampa nkirebera mu maso h'uwo mugabo. Yurira igiti kubera ubugufi bwe, ashaka kureba mu maso gusa. Yesu ngo ahageze arararama mu kivunge cy'abantu, Zakayo atamuvugisha atamuhamagaye, arararama aravuga ati ururuka Zakayo we, amuhamagara mu izina atigeze amwibwira. Ururuka uyu munsi ndarari wawe. Maze aje Yesu yaje azana agakiza, yewe utarakizwa we, buriya ntugira Yesu. Wumva ibyaha byarakunaniye, wumva hari ibyo ugambira gutandukana nabyo bikakunanira, nuko ubikora nk'umugambi, nuko ubikora nk'umuhigo, nuko ubikora nk'icyifuzo, utabifata nk'umwanzuro ngo ubihe Yesu. Ushaka kubyikiza ubwawe, kandi umusaraba ni ukiza ibyaha. Harambwa ati uyu munsi agakiza kararari wawe, nawe uri umwe mu bana ba Aburahamu. Maze ngo agezeyo icyambere yihana ubugugu, aravuga atanga imigabane, bimwe biha abo nibye bakubirwe kane, uwo nibye 2,000 ahabwa 8, uwo nibye kimwe ahabwe 4. Murimo kubyumva? Noneho ibindi bisigaye muha abakene. Yihana ubujura, yihana ubugugu, Zakayo arakira. Iryo joro Yesu arariwe. Haleluya. Kandi yishakiraga kureba mu maso gusa. Nushaka Yesu muri Yakobo, ntabwo naharebye ngo mbe nibuka igice, ariko haravuga ngo mwegere Imana namwe izabegera, mwirukane Satani nawe azabahunga. Umva mbabwire, kubwira Satani, hari igitabo nigeze gusoma kiravuga ngo abadayimoni bazi icyo tuvuga. Iyo uhagaze mu butware bw'umwuka wera ukavuga ngo genda, aragenda. Iyo uvuze ngo sohoka, arasohoka. Iyo uvuze ngo hagarara hugeze, arahaguma. Mwirukane Satani muhagaze munsi y'umusaraba, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu nibwo azabahunga. Kandi nimwegera Imana nayo izabegera. Yesu nazi wawe arazana agakiza. Mu Kuva ibice 33 ngira ngo nkuwahera ku murongo wa 10, kuko umurongo wa 17 niho uriho umurongo nkunda, niwo murongo nkunda kurusha indi muri Bibiliya. Ngo nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Mose yari ayoboye Abisiraheli, noneho Imana iramubwira ngo agiye kujyana na marayika. Mose arayibwira ati wajya gunyohereza ngo njyane na marayika nkemera, ariko uyu munsi nisubiyeho, nafunze amaferi. Nintavaha ngo njyane nawe sinzagenda. Imana iramubwira iti abantu muri kumwe n'abanyabyaha, n'ubwoko butagona ijosi, nimba hagati yanyu nzabica, mbabare ujyane na marayika. Mose ati oya. None se nubica bizavugwa bite mu butayu? Bizavugwa se ko wadukuye muri Egiputa ngo tumarire mu butayu? Bana natwe kandi we kutwica. Imana iramubwira ngo nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, ngo nzagendana nawe nkuruhure. Impamvu wikoreye isi kandi kabikuremereye ibitugu bikaba byarahetamye, nuko utagendana na Yesu. Yesu ni kiruhura. Yesu naza, Yesu nturamwakira. Ushobora kuba uzi ko umufite, ariko reka nkubwire ibimenyetso by'uko utamufite. Uracyakora ibyaha nkana, ntumufite. Uracyagambirira kwikiza ubwawe, kubireka kuko wabyanze, byaguteye ipfunwe, byagusebeje mu bantu. Nturabona Yesu. Ni wakira Yesu uzarizwa n'umwuka wera, ugira agahinda k'ibyaha, ubyicuze, ugambirire kubireka, umusenga gushoboze. Ikindi cya gatatu cy'ikimenyetso cy'uko utaramwakira, uracyavunwa n'imitwaro y'isi. Urarwaruka ukabwira kutazakira, urarwaza ukibwira kutazakiza. Ibihagaritse abandi imitima nawe biguhagarika umutima, ukibagirwa ko Yesu ari kiruhura.
ubwo nturamwakira wa nshuti yanjye we, ubwo nturamwakira no gusenga, nushaka uri pasiteri, nushaka uri padiri, nushaka uri umuyobozi wa korari, uri we wese nturakira Yesu. Nge nakijijwe ndi muto, ariko imyaka yabanje mbere yo gukizwa nk'ibiri 34 nageragezaga gusa n'abarokore, nageragezaga kumera nk'abarokore, kwambara nk'abarokore, kwitonda nk'abarokore, kuvuga nk'abarokore, kwigana abarokore, nkahorana intambara iwacu mu rugo. Ariko umunsi nkizwa kuko narabivangaga, najyaga muri korari nkarepeta, nagaruka sinumvire mama, yampamagara nkamwihorera. Ariko umunsi nakiriye agakiza ndaza ndarira, ndamuga nti nakijijwe. Bya bintu byose nakoraga nabonye ko nzarimbuka, nkusabye imbabazi, mbabarira mama, nakijijwe. Amenya ko nakijijwe ari mama nyine, nkamubwiriza ubutumwa akabwumva. Ariko nari maze ikindi gihe kinini nenda gusa n'abarokora, ariko ntarakira Yesu. Yesu nazi wawe azazana byose, azazana, ariko ikibanze nagakiza. Nimwibaza ukuntu yaje mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, ahindura ibintu byose. Buriya bukwe bw'Ikana y'i Galilaya buri muri Yohana igice cya 2, musome muhereye ku murongo wa mbere kumanuka. Ariko ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya yazanyemo ibintu byinshi. Yajyanye na nyina, n'ubwa mbere yaragiye gukora igitangaza, kandi burya ibitangaza nibyo byamwamamaje, yari ataramenyekana cyane. Ariko nyina ngo inzoga zishize, ngo aramubaza ati tubigenze dute? Undi ati mbigire nti kugiye cyanjye kitaragera. Nyina atitaye kubyo avuze, aragenda abwira abari mu bukwe barimo kubutegura ati maze icyo ababwira mu gikore. Iyo Yesu aje ntabwo yagusigira umutima umeze nk'uwo wahoranye. Niba ufite umutima nk'uwo wahoranye, ukigira umujinya nk'uwo wahoranye, ukizera buhoro nk'uko wahoze, utababarira nka mbere, utihangana, nturakira Yesu. Yesu naza bizahinduka, kandi nazo uzamwumva yuko yaje. Maze rero mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, icyambere ngo nyina yabwiye abahereza ati maze iki ntababwira mu gikore. Man, abantu mwese mutaha amakwe murabizi ko abantu baba baseriva, niyo haba kuri ku meza manini, abari abana kenshi, abari abahungu basore n'inkumi, ingimbi n'abangavu bitonze, ariko akenshi baba batitaye ku bintu. Wenda iyo baba bakecuru n'abasaza akababwira ati cyababwira mu gikore, bari kugikora koko. Ariko nimutekereza abana bato kubabwira ngo cyababwira mu gikore. Nine nakurikije igihe cy'uyu munsi abo tuba tureba abaseriva abantu mu bukwe uko baba, ikigero cyabo uko babangana. Badaha amazi bayasuka mu bibindi, igihe mu minota mike arongera babwira ngo ngaho ni muyasuke mushyire umusangwa mukuru, mukwe mukuru. Nta wabanje ngo ashyiremo umuheha nkwe yumve koko yabaye inzoga, nta wabanje ngo asuke ku kiganza cyarebe, nta wabanje ngo yihumurizeho yumve, kuko mu byanditswe byera nta habigaragaza ko bagize gushidikanya. Bahise basuka mu birahure cyangwa mu ducuma cyangwa mu macupa cyangwa mu bintu byose bikoreshwa, baragenda. Kandi ntibahera hafi, bahera aho twita kuri high table uyu munsi, bahera ku meza y'icyubahiro. Nukuvuga ngo Yesu yari yahageze kare, arabanza afata imitima y'abari abaseriveri, bagira kwizera kudasanzwe. Umuntu babonye bwa mbere batari bamubona ko ibitangaza, bemera ko aya mazi bagiye guseriva atakira amazi yabaye inzoga kandi nziza iryoshye. Koko birabahira bibabyo. Uwamutumiye yarakoze, yariteganyirije, yaragiye gusezerera bakwe, amara amasaba mutuka bagira bate, ariko ahindura amazi divayi. Mu buzima busanzwe amazi yadafite ikiyunganira asa naho adafite umumaro. Iyo ufite amazi udafite ibiryo urabwirirwa. Iyo ufite amazi udafite ifu ntunywe igikoma. Iyo ufite amazi udafite amata ntunywe icyayi. Udafite amata udafite isukari ntunywe icyayi. Iyo ufite amazi udafite ikindi kintu, amazi ntabwo wayanywa yose ngo bwire. Bishatse kuvuga ngo hari ikintu gifite akamaro gake mu buzima bwawe, cyangwa kinafite akamaro, kitanafite akamaro pe. Umunsi Yesu yaje uzabona gifite akamaro kadasanzwe, kizahinduka ingirakamaro. Hari ikintu kiri wawe cyakunaniraniyeho, ariko umunsi Yesu azaza, genda utumire Yesu wawe. Abantu munteze amatwi, munyumva uyu munsi, muzanyumva ubundi, ndabinginze ngo umuntu wese agenda atumire Yesu we. Utumire Yesu mu mutima wawe, utumire Yesu mu nzu yawe, utumire Yesu mu itorero ryawe, utumire Yesu mu gihugu. Nimureke dutumire Yesu. Yesu naza tukamwakira, ntahere ku rujya komanga,
tuzabona impinduka nyinshi ku buzima bwacu. Ikiruta byose tuzakira umugisha. Tujya turuha dusengera umugisha, tukazenguruka mu misozi tukavunika dusengera umugisha, ariko umugisha ntibawusengera. Umugisha ntugira n'ikiguzi, umugisha uzanwa no gukiranuka. Nigize gusoma ngira ngo ni muri Zaburi 112 ngo umwana w'umukiranutsi azaba umunyamaboko mu isi. Ndavuga nti mbese ni iki binsaba kugira ngo umwana wanjye abukomeye? Ntibinsaba cyane gusenga no kwiyiruza ubusa, ahubwo biransaba gukiranuka. Hanyuma kuko umwana wanjye ari umukiranutsi akazabona umugisha. Hari ibintu bitagurwa amafaranga umuntu atavunikira atamenya igiciro cyabyo, ariko ibyo bintu ni Yesu wabizana iwacu. By the way, mvugira ijambo nibutse umuntu nabonye yaranditse comment ku butumwa navuze ngo arashaka ko nzasubiramo ubutumwa nigize kuvuga. We yabwise ngo niba ngo ikitagurwa ifaranga, sinzi ukuntu yabivuze, ariko ngewe ubwo butumwa nibuka navuze, naravuze ngo ikitagurwa ifaranga nicyo gihenze kurusha ibyo twagura amafaranga tuzi n'ibiciro byabo. Simbizi rero nzabitekerezaho mbitegure, tuzongere tubisangire. Uwo muntu wanditse muri comment cyangwa zaje inbox anyandikire tubiganireho niba uba nteze amatwi, ariko nzabitegura. Ibyo munsaba nzabikora, nimuhumure. Niba mutega amatwi ubu butumwa bukabakiza, ndifuza ko community ikira, nanjye ndasenga ngo Imana ikomeze inkoreshe. Tugiye gusenga uyu mugoroba, twinginge Yesu aze muri twe, ibindi byose dushaka tuzabibona. Mana itananirwa, Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushaka mwami Yesu n'ibyawe byose. Wowe n'umusaraba, wowe n'amaraso yawe yamenetse isi yose igahinduka, wowe n'imbaraga zawe, wowe n'ibitangaza byawe, wowe n'agakiza kawe, uzuture muri jye, uzuture mu bana banjye, uzuture mu mutware wanjye, uzuture mu rugo rwanjye, uzuture muri bene data bose banteze amatwi, uzuture muri iki gihugu. Turaguhamagaye ngwino ubane natwe, izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti rihimbazwe. Amen. Amen.